Joshua nahise mu buzima ki, Joshua nisanze meze nte, Joshua aho ngeze ahangaha meze nte. Reka tuganire ku buhamya, wowe unteze amatwi, wowe unyumva ukurikirana ubu buhamya, bugira aho bukuvana ndetse bugire n'aho bukugeza, bugukomeze kuko iyi minsi ya none burya ubuhamya bushobora kugukomeza. Joshua navutse 1992, mvukira mu mujyi wa Kigali, akarere ni aka Kicukiro, nyine ubwo umujyi ni umujyi wa Kigali ngari. Umurenge ni uwa Masaka, akagari kaba Kagako, iwacu akaba ari Kabuga. Imana iduhana umugisha. Naje kuza kwisanga mvuka mu muryango w'abana 9, nza kwisanga ndi umwana wa 7. Mu kuza kumara kuvuka ntago bwari ubuzima bwari bworoshye, navutse nsanga umuryango wanjye ari abakene ariko bitoroshye kabisa, ari hahandi kurya nabyo byari danje, ari ibibazo. Ariko nyuma yaho kugera mu 2000 nari maje kumenya ubwenge, nari maje kubaho nzi ndi kureba. Papa yaramajije kubona akazi, akorera ikigo cya Yamuseya, yakoreraga Yamuseya. Byaje kuza kuba ngombwa yuko muri urwo rugendo nari ndimo n'ubundi, nicyo nkubwira ngo Imana ishobora kugira aho igukura ndetse ishobora no kugira n'aho ikugeza. Naje kuza kugira ikibazo, bandoga umutwe, sinzi uko ntawanyijemo, hazamo utuntu dututumba nk'uduheri. Mu kuza dututumba dutangira gutyo, nk'uko mubona umuntu ashobora kurwara udusebe two mu mutwe, utuntu tw'uduheri tugaturika. Biza kurangira rero umutwe umanyutsemo ikintu cy'ikina, ndetse kubaza Joshua n'ubu ngubu iyo nkovu irahari, ni inkovu nini cyane. Ndi mu isezerano ry'Imana kuko iyo nkovu ni ubuhamya nayo. Ntibyaje gutinda, naje kwisanga muri ubwo buzima, ariko mama ankunda, arankurikirana. Mama mu kunkurikirana aramvuza, yirukanka ahantu hose hatandukanye, abaganga barananirwa, yirukanka mu miti isanzwe, nabwo biranga. Mu gihe nari mbonye wari utangiye kujya amvura, hari umusaza atangira kugenda amvura. Byaje kuza kurangira nawe yitabye Imana. Mu kumara kwitaba Imana, bakundaga kunshyiramo grise. Iyo baba batashyizemo grise bakampomamo siraje batera inkweto yo mu dukebe yo mu dukebe. Igisebe cyaratutumbagamo amashyira, cyaranukaga bihambaye. Nari ngeze mu myaka muri 6 gutya 5, ariko ntategera neza, nturukonda, ntazamuka ngera mu myaka 8 n'ubundi ari uko. Mama agaterura agashyira ku kazuba kuko yari amaje kwiheba, kuko yabonaga yuko gukira nta kuriho. Ariko mama akaba ari we wanteruye Habimana, kuko yari asigaye avuga ngo mu ijuru Habimana, akavuga ko ndi uwayo, ati uwo ni uw'Imana, ati mu ijuru Habimana. Akajya aterura agashyira ku kazuba, kariya kagasusuruko ka mu gitondo, ategereje yuko nshobora kuba natera umugeri wa nyuma, ibyanjye bikarangira. Ariko ntabwo ariko byaje kugenda. Naje kuza kubaho, ndakomeza ndakura. Mu myaka 9, 10 ntangira kugenda ngarura akenge, igisebe gitangira kugenda cyongera giterana, mbaho. Namajije gutangira gutegera mu myaka 11, ntabwo nari nkigitana urwo rukonda, ariko igisebe ntabwo cyari cyagakira neza. Ariko bigaragara ko noneho kitagitutumbamo amashyira, ubwonko butagaragaramo. Naje kuza kwisanga papa nawe atankunze, nareba nkabona ibintu byose noneho nkabona bitabaniye rimwe, nkabona birakomeye cyane. Naje kuza kuba mu buzima nk'ubwo ngubwo, kandi papa yari amaze kubona akazi. Ibuka ko nababwiye ngo yari amaze kubona akazi, inzara yari itangiye kugenda ishira no mu rugo. Papa abatangiye nawe kunyanga. Mu kunyanga rero
nkura niyo muri ubwo buzima, ariko nkurira no muri bakuru banjye bose tudakundana, dukura gutyo. Mu kugera mu myaka 14 nari majije gutangira kumenya ubwenge, ndi umuntu utegera, urukundo rwaraheze. Mwene data nshuti uri mu nyumva, ushobora kumva ubuhamya bukagukomeza. Natangiye ishuri mu myaka 14, ntangira umwaka wa mbere. Mu by'ukuri nageze mu mwaka wa mbere, igisebe nubwo kitari cyagakize neza, ariko n'ubundi cyaranukaga, ariko nkakunda gutegamo agatambaro kubera yuko amasazi yadatumukaga yakoraho nkumva ubwonko neza neza burabutse. Ariko Imana iza kuza kundinda, biza kuba ngombwa yuko n'ishuri naryo rigera aho ngaho, abarimu baranyinuba, n'abanyeshuri baranyinuba, batangira kumpa akato. Mwene data uri mu nyumva, birashoboka ko waba warahawe akato kubw'ikibazo utikururiye, nanjye bimbaho gutyo, ariko nshima Imana. Nubwo naje kwirukanwa ku ishuri ngo nsubire mu rugo nkurikiranwe, naratashye n'ubundi nicara mu rugo. Mu kwicara mu rugo rero naho habavutsemo ibindi bibazo, ndogwa amavunja, ariko nyarurwa noneho kuko inyuma yanjye mfiteho bashiki banjye babiri. Ubwo bashiki banjye babiri, ubwo umwe rero ungwa mu ntege, nawe babaye amurozi. Ubwo nawe ibyo kwiga, kuko we yari asigaye nawe arimo yiga, ubwo biza kuba ngombwa yuko nawe ahagarara, twicara mu rugo, ku buryo nagendeshaga akabuno. Mwene data uri mu nyumva, hari benshi cyane batinya kuvuga aho Imana yabakuye, ariko njye nkuzaniye ubu buhamya kugira ngo bukuyambe, bugufashe, kandi ugire aho bukugeza. Natangiye kujya ngendesha akabuno, intoki nazo zari zirimo amavunja, mu kiganza hagati, ku mpande inzara utareba zose zaravuyemo, mu maguru inzara, ku banzi yego ikirenge ntabwo ari kibi, unabirebye ntiwapfa kumenya ko narwaye amavunja, ariko navuye kure cyane, habi hashoboka, ubuzima bwaramarira gusa. Nageze igihe mu rugo noneho n'ibyo kurya batangira kujya babinyima, papa akabinyima, ariko mama yajya no kubimpa, mama agakubitwa, nkabaho niba n'amaminwa y'inkono y'ibishyimbo, ntunzwe n'ibyo ngibyo. Nageze aho ngaho, nubwo byo byose byabaga, papa akankandagira, amavunja agakandagira, urumva uburumye nawe kudakundwa kandi wifitiye n'icyo kibazo. Nakomeje gukura mu myaka 15, amavunja nari ntangiye kunonagiramo gake gakeya, ntakigendesha akabuno, ariko biza kuba ngombwa yuko noneho akoranya umuryango. Mu gukoranya umuryango nibwo yavugaga ati sindiswo, ugenda ushaka eswo. Ndabyibuka nikubise imbere ya mama mfukamye, nibwo namubazaga mama, mubaza amagambo agira ati mama, papa ninde? Nari mfite n'agahinda kenshi cyane, amarira ari yose mu maso. Ndamubaza, mama atunga urutoki, uri data? Aravuga ngo iswo n'uyu. Yarahagurutse yifata mu ntege, mu mayunguyungu, arandeba arambwira ngo genda ushake eswo, kuko sinigeze mbaswo, sinzanabawe. Nta rindi jambo navuze, ninjiye mu cyumba, twari muri salo, mfata agakabutura k'ishuri, kari agakabutura kari kanyegereye cyane kanziritse, mfata n'agapira, mpita nerekera inzira y'umuhanda. Mu kwerekera inzira y'umuhanda, mwene data uri mu nyumva, waciye mu buzima nk'ubwo ngubwo, cyangwa se wenda wanyuze mu buzima bwakubabaje bundi butandukanye, cyangwa se wabaye mu buzima bw'amarira, warababaye bihagije. Nahise muri ubwo buzima ndagenda njya mu nzira z'umuhanda, ntangira akazi ka mayibobo. Nabyita ko ari umurimo wa mayibobo, kuko nta kindi cyari kigiye kunjyana mu muhanda usibye inaku n'agahinda. Mba mu buzima bw'ububobo, kubazi ikabuga, kuva ikabuga ugera ku Murindi nahagendesheje amaguru. Naje kuza kuva ku Murindi nerekeza Kimironko, Nyagatovu, Nyabisindu, aho hose ndi mayibobo. Ubuhamya bwanjye ni burebure cyane, ariko muranyihanganira, bugiye bufite amapariti, kandi iminota dusabwa kuba twakoresha muri ubu buhamya
ndatekereza ishobora kuza kuba mikeya, ariko ibice byose by'ubuhamya bwanjye nzagenda mbibaha. Nakomeje kuba muri ubwo buzima, nkomeza kuba muri ubwo buzima, ubuzima butari bunyoroheye, ubuzima bubabaje, mba mayibobo, ariko nk'uko ubuzima bwa mayibobo, jye nari mayibobo itandukanye, kugeza ubwo nari maje kugaragara nk'umuntu w'umusaza ukuze kandi nyamara ntakuze. Mwene data, hari igihe duca mu buzima butubabaje ukagaragara nk'umusaza kandi utari umusaza. Ku benshi cyane hariho n'amafoto agaragara, mfite ifoto naje gufotorwa n'umugabo Manzi, nubwo navuye i Kabuga nerekeza mu Rindi, nahavuye nari nambaye ikanzu itaburiya zino abaganga bambara barimo bavura, nayihanuye gahoromani nyibye, guhera ubwo ngubwo ka gakabutura kari karashaje, karacitse ku kabuno, igipira reka ntiwareba nacyo kimaze kugira, nibye iyo taburiya nerekera umuhanda nambaye ikanzu. Nahuye n'umugabo Manzi sinzamwibagirwa. Manzi yasengeraga muri ADPR ya Gako, arangije aramfotora, yari gafotozi, yari photographe, aramfotora, ariko ambwira ijambo, arambwira ati reka ngufotore ifoto y'urwibutso, kuko yarambonye mu ikanzu kandi abona ntari umukobwa, nta n'icyanandangaga ko naba ndi umukobwa, kuko imitsi ye yararegutse, amaso yaravuyeyo, amagufwa ari amagufwa. Abenshi iyo foto nayo muzagenda muzibona, bamwe na bamwe tuzagerageza kubonana, ariko ubwo bwari ubuzima bwari bukanganye. Aramfotora ndetse n'ifoto arayimpa, mpita mu buzima nk'ubwo ngubwo, nirukanka aho hose nambaye ikanzu. Naje kuza guhura n'umudamu umwe, umudamu ntazibagirwa ineza yangiriye, bamwita Anonsiyata. Twahuriye ahantu bita Nyabisindu, mu isantere hasi mu mujyi, ko bazi Nyabisindu aho ngaho. Uwo mubyeyi yakoraga akazi ko gufura imyenda ndetse no gutera ipasi. Yanyigishije ako kazi, atangira ambwira ngo ejo hazaza ushobora kuba umuntu. Ndabyibuka yanguriye ipantaro, amaze kungurira ipantaro angurira n'umupira, angurira na silipa, kuko aho hose nahirukankanishije ikirenge, mpirukankanisha ibirenge. Angurira ipantaro, angurira n'umupira ndetse n'udukamambiri. Ntangira kujya njyayo akanyigisha, yamara kunyigisha gutera ipasi, nkanafura imyenda, umubyeyi abinyigisha atyo, ariko ambwira ati ejo hazaza ushobora kubaho kandi ushobora kuba umuntu. Akambwira ati uzaba umuntu, ntabwo uzahora ubabaye. Ayo magambo arayambwira Anonsiyata, umubyeyi mwiza cyane. Buriya gira neza wigendere, naho utahembwa n'umwana w'umuntu, ariko ineza uba uzayisanga imbere. Naje kuza gukomeza ubuzima, kuko yari atangiye kunyereka ako karimo kagenda kanjya mu mutwe, kagenda kanjyamo akarimo, ndangije ntangira kumererwa neza, nkayangira nkakomanga ku bipangu by'abantu, nanjye ntangira kubona akazi. Mu kubona akazi nari maje kuba umuntu mukuru cyane, ngeze mu myaka 17, uri kumva ko nari maje guca ubwenge, ndetse nk'umuntu wababaye byo, urumva amashuri nari mfite mu bwonko yari menshi. Umwaka nize ni umwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Benshi cyane rero turaganira, bandeba bakambonamo nk'intiti, ariko Uwiteka ajya yigisha amashuri ye y'umwihariko. Nakomeje urugendo rwanjye rwo gutangira kufura imyenda ndetse no gutera ipasi, kuko nari maje kumenya gutera ipasi cyane, kuko byo no ku ipasi rwose niyiziho ko nzi kuyitera. Ubuzima bugenda buhinduka, kuko nakoraga ibyo biraka kandi nkabona mbayeho. Naje kuza kubona inzu, nyipangisha byari ibihumbi 4 by'amanyarwanda. Iyo nzu ntangira nyikoreramo uwo murimo wo gufura ndetse nanatera ipasi. Yari hafi y'igaraje ndetse na hafi y'abamotari bakundaga kumpa akazi cyane. Ntangira ako kazi, ariko akazi kagenda rwose kambeshaho, mererwa neza, ndetse bigera ubwo mpava njya no gukorera mu Kiyovu,
mu Kiyovu naho mpava ngaruka iwacu kuko data yaratangiye kugenda yirahira no mu tubari, kuko ibyo byose nubwo byabaye sinigeze ngira itimwe ryo kwanga umuryango wanjye kuko nawuvukiyemo, mbona mama ankunda ndetse nareba na papa nkabona papa nawe nta kibazo. Ariko nubwo ibyo byose byabaye, burya satani ajya atera umuntu agahinduka, kuko ijambo ry'Imana n'ubundi ryaratubwiye ngo mu bihe bya nyuma umubyeyi azihakana umwana yihakana umubyeyi. Ibyo ngibyo rero biriho muri iyi minsi ya none. Ariko nenda kugukomeza we waba warahuye n'ibibazo nk'ibyo mfite, nkubwira ngo humura, Imana iratabara, ntaho itagukura, nta naho itakugeza. Joshua aho ngeze aha ngaha, aho mpagaze ubu ndi umuntu umajije kwibeshaho. Urugendo rwanjye rwandanze rwo mu muhanda nuko nguko mu guhura n'ibyo bibazo. Nkubwira ngo ubuhamya bwanjye bugiye bufite amapariti, ariko tuzajya tugenda dukomeza tuyaganiraho ndetse ibice byose bishobora kuzakugeraho. Reka nkomeze nkubwira kugaruka mu rugo. Nagarutse mu rugo kuko byari bimaze guhinduka amateka, nanjye maze kumenya kwambara ipantaro nziza, maze kumenya kwigurira urukweto, maze kumenya kwambara neza, ndetse rwose narakeye utanamenya ko ari jyewe. Ibyari ubusaza undebera mu isura y'ubusaza byarahindutse. Imana yaje kuntabara ngaruka mu rugo, ariko mu kugaruka mu rugo mu myaka 10 gutyo n'irindwi nibwo nageraga mu rugo 18. Hagati aho ngaho ngeze mu rugo ubwo akazi n'ibyo nari narakoze byose nahise mbiparika, ahubwo ntangira gucuruza ibintu by'ikarito. Ntangirira ku ikarito ncuruza ibintu abazi mu Rwanda amakarito nyine ukuntu ucuruza ikarito. Ntangira ncuruza ikarito, ariko ntaha hehe mu rugo. Mu rugo nageze rwose mbona papa anyeretse ubwuzu, arankunda, mbona rwose nta n'ikibazo kinariho, ndetse kandi nanjye nkumva mu mutima wanjye nta timwe, nta n'ikintu mutekerezaho kibi. Papa atangira gutyo, ariko papa arangije nawe ntiyaje kwihangana kuko yari ageze mu kigero noneho cy'uko Imana imuzamuye, nawe ageze mu kindi kigo ko ntiyari agikorera yamuseya, yaramaje kubona akazi muri Sendikavu, akorera ikigo cya Sendikavu. Byaje kuza kuba ngombwa yuko aza kuzana umupfumu. Ubwo nabwo ni parte y'ubundi buhamya, aho ngeze ndimo gusoza mbivugaho gakeya, niho tuzakomereza ubutaha uko uwo mupfumu yaje ndetse n'ibyo uwo mupfumu yadukoreye nk'abana, n'ibyo nabonye hagati muri urwo rugendo rwo gutangira kugaruka mu rugo. Muri iyo myaka naje kwisanga byari mu mugoroba, ntangira kumva naniwe, nari mfite ibitotsi cyane, njya kuryama. Mu kujya kuryama nari mfite inzu yanjye mbamo hanze, uko nageze mu rugo ko bashobora kuba bahazi abanzi, hari Nexi. Naryamaga mu nzu yanjye ya jyenyine. Nagiye kuryama byari nka saa 2 gutyo n'igice, gutyo muri ayo masaha ya saa 3 agatotsi gatangiye kumfata, ngiye kumva numva ibintu biraje biranize, bimukumara kuza kuniga. Nibuka amagambo navuze icyo gihe nari ntarakizwa. Naravuze nti Yesu we ndapfuye. Ndongera ndavuga nti Yesu ntabara. Ibyo bintu byarandekuye, bimaje kundekura. Reka nkubwire mwene data urimo unyumva unteze amatwi, burya izina Yesu cyangwa se ubashije kuryitabaza rishobora kugutabara. Ejo hazaza hawe haba heza ugize ubwenge ndetse no kubaha, ukabaho mu buzima bwawe ucecetse, byazakuyamba ejo hazaza. Mba muri ubwo buzima rero, papa ngiye kumva numva araje arakomanga. Amaze gukomanga arambaza ngo wapfuye sha, kuko yarampamagaye ngo Habimana, nanjye ni Karame. Majije kwitaba arambwira ngo wapfuye sha, ndavuga nti oya. Arangije arambwira byuka, ndabyuka. Mu kumara kubyuka nibwo byaje kuza kuba ngombwa yuko ambwira ngo tugende. Naragiye ninjira mu cyumba cy'isabo, aho yari yarashyizemo uwo mupfumu, bari mu mikoro yabo. Ndangije nsangamo bakuru banjye
babiri ndetse nanjye wa gatatu, kuko mukuru wanjye w'imfura we yaranze kubijyamo, n'abashiki banjye babiri bari inyuma kuko abandi bose bari imbere barapfuye. ubwo twari dusigaranye uw'imfura, ndetse uwo wasohokaga nawe yarapfuye, yari umukobwa. we rero yanga kubyinjiramo, ariko nk'uko mubyumva nsanga bashiki banjye babiri barimo, ndetse n'abakuru banjye babiri bari bandi imbere. dusigaye turi abana batanu mu rugo, turi abahungu batatu ndetse n'abakobwa babiri bari inyuma yanjye bangwa mu ntege. nibwo naje kuza kwisanga bakuru banjye ndetse na bashiki banjye bari kubasara indasago, yagusaraga mu gahanga akagusara no mu gituza. bene data, reka mbabwire, ababyeyi bacu rusi cyangwa se ababyeyi bakuze, abakera, hari imihango bajyaga bagenderamo, ariko bikatuzanira ingaruka twebwe bana. ariko mu ijoro haba Imana nk'uko babinyitiriye. mwene data uri munyumva, nkomeza ubwo buzima. ibyo narebeye aho ngaho mu idiro, bahamagaraga za ryangombe zikaza zikavuga, bakabihamagara bikaza bikavuga. ubwo ni ubuhamya burebure cyane bw'ibyo nabonye. birangije biza gusaba papa yuko nshobora kuba umugirwa wabyo. papa ashaka kubintangamo, bashaka kugira ngo ngenge mperekeza abakuru ndetse mbe muri ubwo buzima. bwari ubuzima butari bunyoroheye, bwari ubuzima muzumva mu gice cya kabiri, aricyo cy'ubu buhamya, aho tuzakomereza. byaje kuza kuba ngombwa yuko banca indasago. mu kumara kunca indasago, ubwo buri mugoroba twajyaga mu idiro, mu cyumba aho ngaho cy'iryo sabo, kuko cyari kiri mu rugo. uwo mupfumu ndakubwiza ukuri, yari umwe mu bantu bashoboraga kuba baza ntakomange, ahubwo ukajya kumva ukumva yageze mu idiro. niyo bahamagaraga ibyo bintu wajyaga kumva ukumva biraje, bikaza, ariko akabibwira ngo muze neza ntimuze nabi. ubwo buzima tubuhitamo. ibyo byaciye mu maso yanjye. mwene data uri munyumva, birashoboka ko hari aho waciye ubuzima bukagukanga, ariko ejo hazaza hawe ni heza. umugambi Imana ifite ku buzima bwawe ntuyoba. icyo Imana yakuvuzeho byanze bikunze kizasohora. Joshua, nzagera kuri pariti mbabwira uwo ndi we ubu. nanjye ndi umwe mu bantu bagiye bakundwa ndetse ngirirwa umugisha. ubu tuvugana, Joshua ntabwo nkicyanitse amagufwa. Joshua sinkigaragara nk'umusaza nk'uko benshi bari batangiye kujya banyita muzehe. hari igihe ugera mu mbera y'inaku, buri wese akakwita uko yishakiye. mwene data uri munyumva, ibi mbikugejeje kugira ngo ukomeze umutima, kandi numara gukomera ukomeze n'abandi, kugira ngo ejo hazaza hawe hazabe heza, kandi n'abazagukurikirana bazasange uri umwe mu ntwari Imana iduhana umugisha. mwari kumwe na Joshua. ubuhamya pariti ya kabiri tuzayikomeza, aho twatangiye gukorera izo mandwa data yari yacishije. Imana iduhana umugisha. nari umutumirwa w'Ijuru Ririho TV. Imana iduhana umugisha. murakoze cyane kumpa ikaze muri ku Ijuru Ririho TV. Imana ibamere umugisha. amen.